kwizera umwana w'Imana imbere hakaba hari hako gatambaro gasa neza gutyo niyo kanzu niyo shati byaba biryoshye. Manishim haleluya haleluya. Kwizera umwana w'Imana ni ubuzima, ni ibintu bifatika, ntago ari ibintu twumva kuri radiyo. Oya oya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muri umucyo w'isi, muri amatabaza. Haleluya. Kuba umwana w'Imana biduhindura mu buryo butatu ngiye kubabwira. Uburyo bwa mbere, kuba umwana w'Imana biduhindura mu gice cy'umwuka. Mu gice cy'umwuka haba iki? Mu gice cy'umwuka ni ubuzima bwacu, ni ubusabane bwacu n'Imana. Ni igice Imana ikoreramo, ni mu isi y'umwuka. Bibiliya ivuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu ki. Mwanyikirije ko nabakunze. Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu kuri. Mu mwuka niho Imana yumvikana. Uyu muntu wambaye uyu mubiri iyo ari mu mwuka akorana n'Imana. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Abakorino yarababwiye ngo ubwo dukorana nayo. Imana ifite birinaha, ifite abantu ikorana nayo. Mana we. Imana ifite ofisi inaha. Kuko yabwiye Yesaya iramubwira ngo kijuru ari rito n'isi ikaba ntoya, ko nicara mu ijuru nkahakwirwa, narambya mu isi nkahakwirwa, ibirenge byanjye bikahakwirwa, abantu bazanyubakira iyihe nzu. Iramubwira ngo ariko nzinjira mu mitima y'abantu bazanyizera. Amashyi menshi kwa Yesu. Haleluya. Nzinjira mu mitima y'abantu bazanyizera. Njyewe ndi inzu ndangamurage y'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu ntagomba kwipfusha ubusa. Ahantu Imana igendera, ahantu Imana ivugira, ahantu Imana ikorera, nzagendera muri bo, nzavugira muri bo, nziheshereza icyubahiro muri bo. Umuntu uri mu mwuka, wahindutse mu gice cy'umwuka, agendana n'Imana yumva. Agendana n'Imana ki? Ayumva. Mu gice cy'umwuka haba harimo akantu gato cyane umwuka wera yamishuriye. Imitekerereze y'uyu muntu iba ari imitekerereze yo mu isi y'umwuka. Umwuka wera yampaye reference, ambwira akana k'agakobwa kari mu rugo arakaja koza ibyombo, gakoropa tuwarete, kirirwa gatetse, ariko mu isi y'umubiri kabinaha, ariko mu isi y'umwuka kabana n'Imana. Ayiwe, ukarebye gakuba amasafuriya, ukarebye gakoropa, wavanga aka kantu nako gupfa. Paulo yaravuze aravuga ngo twebwe tugaragara nk'abenda gupfa, ariko turiho. Tugaragara nk'abakene, ariko dutungishije benshi. Tugaragara, haleluya, aravuga ngo dufite ubutunzi mu nsabya sibumba, ngo kandi ubwo butunzi ni amasezerano. Ni amasezerano. Nafashijwe cyane. Agakobwa kabaye mu mwuka kabwira umugabo w'ibirokoroko Namani, umugabo w'ingabo z'Isiriya, karamubwira ngo nubwo ubona nirirwa nk'ubi amasafuriya hano, nirirwa hano mu mubiri, ariko mu isi y'umwuka nirirwa mu ijuru. None Imana y'iwacu iracyakora ibitangaza. Imana y'iwacu iracyakora imirimo. Imana y'iwacu iracyakiza. Imana y'iwacu iracyasura. Ibyo bibembe Imana y'iwacu yabigukiza. Ndumva mpamanya n'umwuka w'Imana, ku mugaragu w'Imana Elisa, mwuka w'Imana akiri muri we yagukiza ibibembe. Wamwumvise umuntu uri mu mwuka, niyo arimo aracuruza inyanya yumva Imana. Niyo ari muri kaburimbo agenda yumva Imana. Kandi impande zavuga turimo turacuruza kuko turi mu mwuka. Tuzasiga ibitenge, dusiga amaduka, dusiga amamodoka, tuzamuke dusanga Yesu. Kubera iki? Imana tugendana nayo mu mwuka. Abantu bo muri iki gihande bari uko baranyumva. Munyikirize haleluya. Mu mwuka umuntu azaba yateze indege agiye kurangura Dubai,
n'abari mu mwuka. Iki gice cy'umwuka nicyo gikorana n'Imana gusa. Niho Imana ivugira, niho Imana ibonekera, niho Imana iba. Impande izavuga turi mu mwuka, aho umuntu wese azaba ari, abazaba barapfuye, abazaba bakiriho, kubera ko igice cyacu gikorana n'umwuka. Uyu mubiri urapfa ariko umwuka ukomeza ukaba muzima. Impande izavuga tugende. Nguyu murimo w'Imana uduhindura muri iki gice cy'umwuka tukagira imitekerereze myiza. Icya kabiri, uyu murimo w'umwuka cyangwa se uyu murimo wa Yesu ukorekera muri twe uduhindura mu gice cyitwa ubugingo. Iki gice cyitwa ubugingo kibamo utuntu dutatu nshaka kuvuga. Kibamo akantu ka mbere kitwa amahitamo, ibyemezo ndetse n'imigambi. Aka kantu kitwa ubugingo ni igice cy'umuntu w'imbere gikorera cya umwuka wera akagikontorora, kuko umwuka wera ari ukora muri aka gace kitwa bugingo. Uyu bugingo rero niho haba imitekerereze, niho haba amahitamo, niho haba amarangamutima, niho haba n'imigambi mu bugingo. Umuntu wamaze guhindurwa na Yesu, munyikirize haleluya, munyikirize haleluya. Uyu muntu wamaze kwizera uyu murimo wa Kristo wakozwe mu uyu murimo wa Kristo, amahitamo y'abari mazima, imigambi y'abari mizima, ibyo yibwira byose biba ari bizima, kubera ko ka gace k'umwuka kayobowe n'ijambo ry'Imana gakomandinga bugingo, kakabwira bugingo ngo oya, ibi Imana irabikunda, ibi Imana ntibikunda. Wajya guhitamo ukavuga ngo use nimpitamo ibi Imana irabyemera, mwuka akavuga ngo oya, bugingo agahita ashyira mu bikorwa, bugingo agakomandinga umubiri bugingo akawubwira ngo uyu mwenda ntiwawambara, uyu si umwenda w'abantu Imana yakoze mu murimo, iyi ni imyenda y'abana b'isi, iyi ni imyenda y'abana b'Imana. Umurimo wa Yesu wakorekeye mu muntu, nta mahitamo yandi adakwiriye aba muri we, ahubwo amahitamo avuye mu ijuru. Ibyo yakambaye ari mu ijuru nibyo yambara ari inaha, ibyo yakariye ari mu ijuru nibyo yakariye ari inaha, kuko amahitamo ye yamaze kuba mazima. Twese amen. Mana nyiri ibihe byose, amahitamo. Iyo ubugingo ari buzima, abarokore baturana n'utubari kandi batanywa inzoga, kuko umwuka wera yageze mu bugingo. Umwuka wera abwira bugingo ngo kunywa inzoga ntabwo Imana ibyemera. Bugingo bugahitamo kunywa amazi na fanta kubera ko ubugingo ari buzima. Se muri hano? Haleluya, haleluya. Ibi nta muntu babibwiriza, ahubwo iyo ubugingo ari buzima tuza kureba tukakubaza ngo mbese ubigenza ute, ubishobora gute ko abandi byabananiye? Ni gute umugabo nkaho ufite amafaranga adashobora kujya mu kabari kugura byere kandi tubona afite amafaranga? Uzi ikibitera? Ubugingo ni buzima. Amahitamo yawe ni mazima, si uko uri umukene, si uko wabuze ukugira, si uko utabishobora mukobwa mwiza, si uko utakirirwa wambariye isi ubusa, ahubwo ubugingo ni buzima. Umwuka arabukomandinga akabwira ngo bugingo kora ibi, bugingo bugakomandinga umubiri. Wajya ku mutayeri ukamubwira ngo urandodera nk'abana b'Imana. Abaje gusenga amen. Umuntu ufite ubugingo buzima mushu ntagorana, ntaruhanya, reka. Iyo ubugingo ari buzima no gutanga amafaranga birikora, kuko abazi neza ko ingororano ze zitari hano, ahubwo iyo mirimo akoze ari imirimo izamuherekeza. Bugingo, umurimo wa Kristo rero ufata ubugingo bwari bwarapfuye muri Adamu wa mbere ukabuhindura buzima, umuntu akaba icyaremwe gishya. Ngo uwo murimo w'Imana. Mwari muzi ko ndibuze hano nkabagurutsa, tanga 5, tanga 20 tugura ibyuma, reka. Umurimo w'Imana no kwizera uw'Imana yagize gute, yatumye. Ibindi byose bizi inyuma, kandi abera bazabihemberwa. Abera bazagira gute? Bazabihemberwa. Kandi mumeze nk'abarokore badakwiriye gushiturwa nka moto ngo tubatera imigeri, kubera ko ubugingo bwanyu ari buzima. Ukora muzibwiriza rwose, ibyuma muzabigura mushu, uhumure. Ibi byuma turabigura mu izina rya Yesu. Agace ka gatatu nakavuze, uyu murimo wa Kristo ukoreramo bigahinduka, ni agace kitwa umubiri.
mubiri niko tureba twebwe. Iby'ubugingo n'umwuka ni igice cy'Imana n'umuntu mu gikari, ariko aka gace kitwa umubiri niko kagaragaza resulta, gatanga ingaruka z'ibyabereye imbere. Torero murimo muranyumva? Munyikirize amen. Bugingo na mwuka berera imbuto mu mubiri, umubiri agatanga umusaruro. Akanwa k'uyu muntu muzima mu bugingo no mu mwuka ntigasebanya, ntigatukana, gatanga iby'ubugingo, gatanga ibizima. Ko Yesu yaravuze ngo nta wasoroma umutini ku mungenge, nimuvuge ko igiti kibi cyera imbuto mbi, kandi muvuge ko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza. Ingaruka zavuye mu bugingo na mwuka nizo zigaragaza ko wamaze kwakira uyu murimo wa Kristo. Munyikirize amen. Abo turi kumwe munyikirize haleluya. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa butari bwira, n'igihe umuntu wese atakibasha gukora. Ndasoje kugira ngo abaririmbyi baturirimbire. Imirimo y'Imana mwayumvise? Reka mvuga abantu babiri bagendanye n'imirimo y'Imana, isi iratangara. Babiri gusa ubundi nsenge. Mana nyiribihe, yo haleluya. Munyikirize haleluya. Washoboraga kutabyitaho, jya umunyabyaha nkarimbuka, nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane. Ariko shimwa mwami Yesu kubw'urukundo ruhebuje, ntiwashoboye kubyihanganira, waretanze uradukiza. Imbabazi zawe Mana ni nyinshi cyane, zirenze ubwenge bwacu. Turatsinzwe tuvuga iki? Mana urinde imbabazi. Haleluya. Washoboraga kutabyitaho, jya umunyabyaha nkarimbuka, nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane. Ariko shimwa mwami Yesu kubw'urukundo ruhebuje, ntiwashoboye kubyihanganira, waretanze uradukiza. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Reka mvuga abantu babiri Imana yakozemo umurimo, ibakoramo umurimo, barawugaragaza mu isi, isi irumirwa. Imana ifata icyemezo cyo kubita intwari zo kwizera. Haleluya. Ndavuga umugabo umwe witwa Morodekayi. Umugabo umwe mu bagabo babayeho, Imana yarabakozemo umurimo mwiza wo kwizera. Hamani umwanzi w'Abayuda, ngo yari yaragambiriye ko Abayuda bose bicwa, ngo kubera ko Morodekayi yari yanze kumupfukamira. Morodekayi aramubwira ngo amavi y'abera ntajya apfukamira abantu, amavi y'abera apfukamira Imana yonyine. Kirazira ko amavi yapfukamiye Imana, ko amavi yapfukamiye Yesu yapfukamira ibigirwamana, yapfukamira umuntu. Ngo Hamani arakazwa n'ibyo. Imana yari yaramukozemo umurimo witwa kwizera. Hamani ngagambirira kwica Abayuda bose ngo abarimbure aho bari barishushanya, ariko ngo nuko Morodekayi atuma kuri Esiteri, aramubwira ngo ntiwamenye ibyabaye, nubwo uri umwamikazi, ariko itegeko n'iteka byamaze gusohoka, ejo mu gitondo baratwica turashira, Abayuda bose nawe urimo, nawe urapfa nubwo uri umwamikazi. Rero ukwiye kugira umumaro mu gihe gisa n'iki. Aramubwira ngo kandi
niwibwire ko niwicecekera Imana itazabura gutabara abayuda, atari wowe ibinyujijeho, ariko wowe n'inzu ya so muzagirwaho n'urubanza. Esiteri nk'umukobwa uzi ubwenge atumaho Morodekayi, aravuga ngo bwira abayuda bose bari Shushani dusenga iminsi 3, aya mavi mwimye Hamani tuyapfukamira Imana. Gusenga n'ubundi buzima, gusenga ni imibereho. Aya gusenga n'ubundi buzima, gusenga ni imibereho we. Barasenga iminsi 3, Hamana yavuze, nta muhanuzi wabavugishije, nta n'inzozi barose, amasengesho yabo ngabuza umwami ibitotsi. Ahasuwerusi arasenga, nani arasinzira ngabura ibitotsi. Abagabo babanye n'Imana, Imana yarabakoze mu murimo witwa kwizera, isi iratigita, isi hinda umushyitsi. Bibiliya ivuga ngo umwami abuze ibitotsi ahamagaza abanyabwenge n'abacurabwenge ngo baze kumusomera igitabo, ngo bicaye barimo baramusomera, ngo bagera kuri paje ya Morodekayi. Morodekayi rero akoze imirimo yirandikwa, ariko ntiyahita bihemberwa uwo munsi. Bibiliya ivuga ngo umwami arabaza ngo mbese uyu mugabo hari ikintu mwaba mwaramuhebye, hari akantu mwaba mwaramuhaye? Baramubwira ngo nta kintu twamuhaye. Isaha y'Imana yari igeze ngo amavi atarapfukamiye umuntu Imana yahesha agaciro. Usenga kina kandi ukanegera usenga, ntabwo ajya ahonyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho. Hari ikintu cyanangaje hari ikintu cyanangaje. Bibiliya iravuga ngo umwami arabaza ngo ninde uri aho hafi aza mpereza ibitekerezo, ikintu ushobora guhemba umuntu wangiriye neza akankiza amaboko y'abicanyi, ni iki namukorera? Arabaza ngo ninde uri aho hafi, baramubwira ngo ni Hamani uhari. Aramubwira ngo naze, njya mwizera nk'umugabo uzi gutanga ibitekerezo. Njya mwizera nk'umugabo uzi gutanga ibitekerezo byiza. Ngo Hamani araza yikoma mu gituza ngo buriya ni njyewe njyenyine umwami akunda, biriya bintu agiye gukorera umuntu akunda ni njyewe. Kumbe amavi yatarapfukamiye Bayali, amavi yatarapfukamiye Satani, amavi yatarapfukamiye abantu. Ni Imana igiye gusubiza, ni Imana igiye gutabara, Imana igiye gutabara abantu batapfukamiye ibyaha. Imwe mugezweho, bwira mugenzi wawe ngo nitwe tugezweho. Shabi mubwire ngo nitwe tugezweho, mubwire ngo nitwe tugezweho, munyikirize haleluya. Mubwire ngo ubwo wasanze ni wowe ugezweho, ubwo wasanze ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho. Imana ihabwe icyubahiro. Nari mvuze ngo Imana ihabwe icyubahiro. Hamani ngarinjira abwira umwami, aramubwira ngo umwami yaramubajije ngo mbese umuntu umwami akunze kubaha yamugenza gute, yamukorera iki? Hamani ngazamura intugu, arabanza atunganya amakote neza, ati buriya ngiye kuvuga ibintu byiza. Abaramubwira ati mfite igitekerezo mwami, umuntu umwami akunze kubaha, icyambere bamushyira ku ifarashi y'umwami akayigenderaho, bakamutambagiza umurwa wose, bagenda bamuririmbira ngo dore umwami akunze kubaha, nuko bazajya bamugenza. Umwami aravuga ati très bien Hamani, icyo gitekerezo ni sawa, vuga n'icya kabiri. Ariko mana we, Imana izi ibintu byakubera, kandi inzira Imana izabinyuza mu marembo y'abanzi bawe. Tara cyane haleluya, izabinyuza mu marembo y'abanzi bawe. Icya kabiri, haravuga ngo umuntu umwami akunze kubaha, bamwambika imyenda myiza ajya yambara ku munsi w'ibirori. Uwo muntu umwami akunze akamwubaha, nawe akayambara kumva uko bimera. Umwami ati turebye Hamani, uri kumva ibitekerezo bizima. Gatatu, ariko se torero murafashwa cyangwa mwatashye?
amashyi menshi kwa Yesu. Haleluya. Gatatu, haramwa ngo kandi ikindi bakorera umuntu umwami akunze akamwubaha, ngo bamushakira abaririmbyi beza, ngo bakagendana nawe kuri ya farashi yambaye na ya myenda, ngo bakagenda bamuririmbira muri alto na tenor, bakamuririmbira muri soprano, bakamuririmbira muri base, ngo dore uyu mwami akunze kubaha, nguko uko bazajya bamugenza. Umwami aravuze ngo ibyo bintu byose uvuze nta na kimwe gisigaye, genda uhamagare wa mugabo witwa Morodekayi. Uri Imana yo kwizerwa, uri usahoraho, uri Imana yo kwizerwa, uri usahoraho, kandi uvuganye n'umuntu ushyirwa ari uko ubisoje, kandi uvuganye n'umuntu ushyirwa ari uko ubisoje, nta gacu ko guhinduka kakugaragaraho, nta gacu ko guhinduka kakugaragara. Icyambere Imana nibeshya oya, icya kabiri igira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikira imyaka ibihumbi we. Haleluya. Harageze ngo amavi y'abantu batapfukamiye ibigirwama Imana yahe kureba ibyo batigeze babona, Imana ibahe kumva ibyo batigeze bumva, Imana ibahe gukora ibyo batigeze bakoraho. Harageze amavi y'abasanze Imana igiye kuyaha agaciro, Imana igiye kuyaha agaciro, Imana igiye kuyaha agaciro, Imana igiye kubaha agaciro. Taya sarama, Imana igiye kuyaha agaciro. Amavi y'abantu basenze Imana igiye kuyaha agaciro. Ndafashijwe mwene Gitare. Niba hariho umugabo wasebye mu isi ni Hamani. Iyaba yarari hano tukamufata selfie tukareba ukuntu yari ameze, tukamufata nk'akavideo tukamureba arimo aragenda ajya kureba Morodekayi ku irembo n'isoni nyinshi n'ikimwaro, amubwira ngo aho utari ukwiriye kwinjira ugiye kuhinjira kubera wasenze. Umwami arakuntumye ngwino, aragenda. Ntekereza ko Morodekayi Hamani ari we wagiye kuzana imyenda muri garderobe, aramwe ngo genda uzane ya kanzu nziza njya nambara, arayimugera arayimwambika. Uzi ko Morodekayi yamukwiriye? Ibintu byose Imana igutegurira bizagukwira. Igitangaza cyawe kizaza kingana nawe, kizaza gisa nawe. Imana ntizagikura ahandi, Imana izaguha ibivuye muri yo. Kandi ni mu isi y'ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Munyikirize haleluya. Uyu mugabo wizeye Imana, Imana arayizera, aganiriza isi, arabwira ngo amavi yanjye ntazapfukamira umuntu, amavi yanjye azapfukamira Imana. Bamutambagiza umurwa bamuririmbira. Bibiliya ivuga igiti Hamani yari yashinze niwe wakigiyeho. Imana ijya inyuranye ibihe. Imana ni Imana igira gute? Inyuranye ibihe. Wa kabiri nzamuvuga ngarutse. Reka dusenge. Imana irashaka ko mwizera umwana wayo. Uwo ni wo murimo ukomeye. Ibindi byose izabikora kubw'ubuntu bwayo. Ibindi byose Imana izabikora kubw'ubuntu bwayo. Umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye, akabakiza, akabababarira, akababatura, akabakiza ingoyi z'urupfu, akabakiza urupfu rwa kabiri. Nguwo umurimo w'Imana. Ibindi byose biherekeje ibyo Imana izagenda ibibaha kubw'ubuntu bwayo. Niba utarakizwa, niba utarakira Yesu muri iri teraniro, ushaka kuba icyaremwe gishya,
uzamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga. Wakira umwami Yesu muri iki giterane, mubwira ngo ndifuza ko umurimo wawe ukorekera muri nge. Ibyo wankozeho ni byiza, kuba warampaye abana ni byiza, kuba warampaye ubuzima ni byiza, kuba ncuruza nkunguka ni byiza, kuba narize ni byiza. Ibyo nibyo wankozeho bifatika, ariko ndifuza ko hari ikintu ukora mu buzima bwanjye, ukampindurira amateka y'ubuzima, ukampindurira izina. Nari umwana w'isi, nari umwana wa Satani. Bibiliya yavuze ngo ukora ibyaha n'uwa Satani, ariko icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Uyu munsi wataha ubaye icyaremye gishya, nawe winjiye mu mubare w'abana b'Imana. Uzamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga, wakire Yesu umwami n'umukiza. Uzamura ikiganza cyawe, cyangwa umuntu waguye azamura ikiganza cye. Abazamuye ibiganza Imana ibaha umugisha, nta soni biteye rwose, nta soni biteye. Natwe niko twaje. Imana iguha umugisha, waba icyaremwe gishya, waba umwana w'Imana, nawe wakandikwa mu gitabo cy'irangamimerere cyo mu bwami bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Reka tubinginge muhaguruke kubw'icyubahiro cy'Imana, muze hano tubafashe gusenga. Abazamuye ibiganza n'abari bakijijwe bakagwa, abo umwanzi yarushije imbaraga akabatwaza igitugu, namwe muzamura ikiganza, muze hano tubafashe gusenga. Karibu nimwizire kwa Yesu n'amahoro. Kwa Yesu hari ubugingo, kwa Yesu hari ibyiza. Ngwino va mu isi y'ubusambanyi, ngwino va mu isi y'abanywa inzoga, ngwino ucike Satani, wakira ubugingo bushya muri Kristo. Umurimo w'Imana ugaragarire muri wowe. Birashoboka ko iki giterane Imana yashakaga aba bantu babiri bonyine. Reka dusenge.